wigeze ugira inzozi zo gutunga isambu nziza nk'iyi iri ahantu heza hera kandi horoshye gukora umushinga wawe? Isambu y'ubutaka bwiza yagutse kandi ikora ku mazi, isambu ihora yiyongera mu gaciro kuko iri ahantu heza cyane. Ntukwiye gucikwa. Iyi sambu uri kureba niyo washakaga. Ni isambu ya hegitari 1,299 iherereye mu karere ka Bugesera. Usibye ubutaka bwayo bwiza butuma imyaka ishikanira vuba, iyi sambu ikikijwe n'amazi y'ikiyaga kandi aho iri haragendeka kuko n'imodoka yawe yahagera. Ni isambu iri hafi y'ahubakwa kaminuza ikomeye mu Bugesera. Uramutse ushaka gukora ubuhinzi bugezweho, wakibaza impamvu isambu nk'iyi utayimenye kera. Abanyabwenge bavumbuye ubwiza bw'aka gace isambu iherereyemo bari kugakoreraho ibikorwa by'indashyikirwa. Ni ahantu batera ibinyomoro bigashisha. Ni ahantu wuhira imyaka yawe uko ushatse kuko amazi ahari. Niyo mpamvu hari gusarurwa amatoni y'urusenda. Uramutse usuye iyi sambu ukareba ibyo abandi bari gukora iruhande rwayo, wakibaza impamvu waje utitwaje amafaranga kuko wahangayikishwa n'ukuri busange bayigutwaye. Ni isambu iberanye n'umuntu wifuza gukora ubuhinzi bugezweho cyangwa umuntu ushaka kuvana amafaranga kuri banki akayazigama agura isambu nk'iyi yunguka buri munsi. Ni isambu yunguka cyane umunsi ku wundi ku buryo kukubwira igiciro cyayo uyu munsi wasanga nkubeshye kuko nyine ejo kizaba cyahindutse. Ibyiza ni uguhamagara iyi nimero ukihutira gusura iyi sambu ugahita wishyura kuko nyine ufite amafaranga yawe kandi nayo ikaba ifitiwe ibyangombwa by'ubutaka byuzuye. Hamagara iyi nimero 0788 ubanze uyisure neza wihera ijisho ku buryo amafaranga baguca nawe ubona ko ariyo wari gutanga. Iyo nimero kandi uyandika ahantu heza kuko izajya igufasha kubona ubutaka bwiza wifuza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Niba nawe ufite inzu nziza, imodoka, ikibanza n'ibikoresho byiza wifuza kwereka isi yose ngo yigurire, koresha WhatsApp wandikire Yambi TV official kuri 07 29 30 534. Duhite dusura igicuruzwa cyawe tukereka isi yose. Aya ni amahitamo meza.